iyi saha nsabye ubutabazi yuko mwadutabara iwacu hagasiga ko azadusiga ku gase ko azatwandagaza nubaka ino nzu ntazayituramo niyo amagambo atatu avuga abyira enjenye ngo wakabibuka ino nzu ngo uzajya uyirebera ku musozi ntuzayikandagiramo n'uwubakira nazayinjiramo ese umuntu ufite umutima ikintu atavunikiye ni gute yajya kukigurisha iyi munsi akagitwara kandi azi neza ko hataribye. Reka mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana namwe bw'abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Nk'uko bisanzwe rero dukunda kubagezaho mu makuru atandukanye aho muri iyi minsi cyane turi kunyaruka mu ntara tukageza hamwe mu makuru abavugwa hirya no hino cyane amakuru ashingiye ku baturage, inkuru zishingiye ku buvugizi, aho abantu baba bavuga ko barenganiye mu butabera. Aho muri iyi minsi turi gukurikirana inkuru y'umukecuru witwa Kanyabutembo Virginie wagaragaye mu bitangazamakuru avuga ko yarenganye. Ubu rero hakaba hakurikiyeho inkuru ivuga uburyo uyu mukecuru ari kuburana mu rukiko rw'ibanze rwa Rubavu, asaba ko inzu ye yashyizwe mu cyamunara, iyo cyamunara yateshwa agaciro kuko iyi cyamunara ngo yaba itarakurikije amategeko nk'uko byavuzwe n'umwunganira mu mategeko Maître Théophile. Ubwo yari mu rukiko hari byagaragayemo cyane nk'aho uyu uregwa ari we Maître cyangwa se huissier umuhesha w'inkiko witwa Anselme waregwaga kugurisha inzu ya Kanyabutembo ku mafaranga miliyoni 27, aho umuryango wa Kanyabutembo ndetse na Kanyabutembo bavuga ko iyi nzu yateshejwe agaciro. Inzu ubwayo yari bavuga ko ihagaze miliyoni 100, ariko uyu munyamategeko cyangwa se uyu muhuissier akaba yarayishyize kuri miliyoni 27. Rero ubwo baburanaga mu rukiko tariki ya 5 mu rukiko rw'ibanze rwa Gisenyi, umwunganizi wa Kanyabutembo yavuze ko hari ibintu bitubahirijwe muri iyi cyamunara, aho yavuze ko we abona ko ikwiye guteshwa agaciro cyane akurikije ko habayemo kutubahiriza amategeko agenga cyamunara, aho agomba kubanza kumenyeshwa ko umutungo we kumenyesha nyir'umutungo ko umutungo ugiye kugurishwa, ibyo bita ngo gushinganishwa umutungo cyangwa se gushinganisha. Kongera akavuga ko hagombaga kubanza kandi kugaragaza inyandiko, ibyo bita expertise, inyigo cyangwa se kugaragaza agaciro k'uwo mutungo. Akavuga ko hagomba kuzamo icyo bita gufatira no gutangaza cyamunara, gushyira amatangazo ahantu hatandukanye harimo ku kagari, kuyereka ba nyiri umutungo, kuyashyira mu bitangazamakuru, radio na televiziyo cyangwa se ibinyamakuru byandikwa. Ibi byose rero ni ibyagiye bijyaho impaka cyane zishingiye ku mategeko. Aha rero uyu uregwa ari we Anselme we yavuze ko ibyo yakoze byose yabikoze ashyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rukuru rwa Musanze rwari rwatangaje ko aba bantu nyine Kanyabutembo agomba kugabana umutungo n'uwahoze ari umugabo we. Kugeza uyu munsi uvugwa kwiharira umutungo utari uwe, bivuga ko yihariye umutungo w'umugore, kuko hari abaturage batangarije Bwiza.com na Bwiza TV bavuga ko umugabo we Xavier Rugamba yihariye umutungo wiyandikaho atarigeze ashyira n'itafari na rimwe kuri iyi nzu, ndetse atazi n'uburyo ikibanza cyabonetse, arangije ngakora amanyanga aragenda awiyandikaho. Ariko ubwo bajyaga mu urukiko rwavuze ko bwa mbere bari Rubavu rwari rwavuze ko bagomba kugabana, Kanyabutembo agafata 75%, umugabo agafata 25%. Ariko Kanyabutembo ntigeze anyurwa kuko ibyavuga ko umugabo yaba bafatanyije ikibanza ntabwo yabyemeraga, kuko yagiye agaragaza ibimenyetso ndetse n'impapuro zigaragaza uko yahawe ikibanza kandi akaba yaragihawe umugabo yaramutaye. Kuko uyu Kanyabutembo avuga ko yavuye muri Kongo ubwo yarahungutse muri 1994, aza wenyine n'abana be, umugabo yaramutaye. Avuga ko umugabo yaje kugaruka ubwo Kanyabutembo yari yagiye muri Amerika, ubwo aza bazi ko azasubirayo babona arahagumye, niko rero gushaka kwigarura umutungo w'uyu mubyeyi. Avuga ko amaze imyaka 16, 17, 14 yubaka iyi nzu, akaba amaze imyaka 16 mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uru rubanza rero hagaragayemo ibintu byinshi cyane, harimo udushya, aho uyu Maître Anselme we
ati yabanje no kuza akererewe iminota isaga 20 aza kubazwa n'uwari uyoboye inteko y'abacamanza se kucyukerewe kandi wari uruhana hafi. Uyu mugabo bisa nkaho byatunguranye kubona akererwa kandi ari we wanarezwe, aho yaje no kwiburanira kuko nta mwunganizi yari afite, ariko avuga ko ku ruhande rwa Kanyabutembo bari basabye ko urubanza rusubikwa. We rero ngo niyo mpamvu umwavoka we atigeze agaragara, ariko nanone abo ku ruhande rwa Kanyabutembo bakavuga ko bandikiye urukiko barusaba ko urubanza rusubikwa, ntibigera basubizwa. Biba ngombwa ko nabo bagira ibindi basubika baza mu rubanza, kandi kuko batigeze bahabwa cyangwa se basubizwa igisubizo cyo kubahakanira ku rubanza rusubitswe cyangwa se ruzakomeza. Uyu rero Anselme yaje kwisobanura avuga ko ibyo yakoze byose kuko byari byujuje amategeko. Avuga ko yabishyiraga mu bikorwa ibyavuye mu rubanza rwa ku ruhande rwa Kanyabutembo batsindiwemo i Musanze. Uwitwa rero Maître Twizeyimana Theophile we yavuze ko bandikiye umuhesha w'inkiko bamubwira ko agomba kuba aretse gukora cyamunara. Gusa kuba ngo aha hantu uyu mugabo yaje no kubasubiza avuga ko cyamunara nta cyayihagarika, ariko ngo baje no kongera kwandikira urukiko rwa Musanze barusaba ko iyi cyamunara itaba. Urukiko ngo ruza kurojeta, rwanze kwakira ubusabe bwabo. Aha rero niho uyu Maître Anselme yaje kuvuga ko yari abizi we ko urukiko rutazigera rwemera ubusabe bwabo, ariyo mpamvu yakomeje iyi cyamunara. Aha rero yaje kubazwa n'uwari uyoboye inteko y'abacamanza, aramubwira ngo wabibwiye n'iki ko urukiko rutazigera rwakira ubusabe cyangwa se kwakira abaregeye urukiko barusaba guhagarika iyi cyamunara. Undi ati ese waba wareretswe ku buryo ushobora kumenya ibyo urukiko ruzakora? Byari ibintu bisa nkaho byasekeje abari mu rukiko, kwibaza uko umuntu ashobora kumenya gahunda z'urukiko mbere y'uko rusubiza abari barwandikiye cyangwa se abari baruregeye. Aha rero perezida yamubwiye ati ese niba utaregeye perezida w'urukiko waramwandikiye? Yabajije ibibazo byinshi cyane uyu Anselme. Rero navuga ko ari ibyo ariko gashya kagaragayemo, ariko udushya twari twinshi. Hari ugukererwa wari warezwe, hari ukuvuga ko gusa nkaho yinjira mu buzima cyangwa se ku ruhande rw'abo bari bahanganye, aho yavuze ko ngo urubanza rwo ku ruhande rwa Kanyabutembo ngo abavoka bagiye bikura mu rubanza. Nyuma wari uyoboye inteko y'abacamanza mubaza niba kuba barikuye mu rubanza ariyo byatuma we atubahiriza amategeko, ariyo byatuma uyu Maître Anselme habaho kutubahirizwa amategeko. Ni byinshi rero byabanje kugaragara mu rubanza, aho n'urubanza rwatangiye rukerewe. Urubanza rwagomba gutangira saa 2 za mu gitondo, rugatangira mu ma saa 3. Habanje kubura umucamanza ndetse naho gukorera cyangwa se amasare yo kuburaniramo atarigeze aboneka. Rero ntibyoroshye iby'uru rubanza. Ni urubanza rwavuzwe cyane mu bitangazamakuru. Ni urubanza aho uyu mukecuru yariraga cyane agaragaza ati yewe naruhiye ibintu, nubatse imyaka 16 14 ku nzu yatangiye kubaka mu 2007. Ni gute umuntu utarayuruhiye, ni gute umuntu utarashyizeho itafari ashobora kuza akayijyamo? Muraza kwibonera nk'uko abaturage bajya bivuga, ndetse mwumve n'ijwi ry'uyu mubyeyi uko yagiye avuga ko atari byo. Avuga ko yarenganye, yaje no gutabaza umukuru w'igihugu, avugamo na minisitiri w'ubutabera, avuga ko inzego zikwiye kumanuka zikareba iki kibazo uko giteye, bahereye mu baturage babizi, bahereye ku muzi w'ikibazo kugira ngo hatagira ushobora kurenganwa. Icyo turasaba ko gakondo yacu ko mama ikira nawe ubwe azabona hatahira mu gihugu cy'u Rwanda, azatabone hano hahari. Nkange mama ajya kugenda ijambo yambwiye nimwe nisa, niyo mpamvu mbabwira kujya mama azajya ku musozi, azajya ku musozi narapfuye. Icyo kimwe ndacyiyemeza mu mutima wanjye. Ntabwo nabona mama wanjye yandagara n'ukuntu njyewe yambashije kubw'imbaraga ze, nibwo nkiriho. Ntabwo nshobora kubyemera. Hano hagenda nange njya mu butaka, azajya kubica azaba nyuma njye natakiriho. Aza amanika cyamunara hano
100% bikika amazina ye, yirengagiza n'aya mategeko y'ubukiko, aragenda handika 100% ashiraho cyamunara. Hari nimugoroba saa nka kwa kane jeudi naje hano umusekirite arabimbya ndaza hano, ako kanya iyo cyamunara ya mbere tuyirwiyukaho turayihagarika. Hano mu rukiko rw'ibanze baravuga ati barayihagaritse, we ajurira mu rukiko bukuru. Ageze bukuru abwira mu wise ngo nagendeze uzi ibyangombwa we nagurishe. Tujurira Musanze, tugeze Musanze barabirejeta, banga kubyakira kuko ari Musanze bazi ko bamuhaye iki ibyo bintu ko yashizemo ko yubakisha ibo bakoze ibyo bintu twabasaba ibimenyetso bakanga kubiduha. Noneho nibo bahise bagira ute barejeta ubujurire bwacu. Babirejese turaza tena turicara, tubonye mu cyamunara ya mbere, iya kabiri bayemo dusubira Musanze kujya gusobanuza ububanza. Mudusoye mwategetse ko mubitesheje agaciro bakabandikaho 50-50, bo kujya bubayiza ibyo ngibyo banga tena no kudusobanura tena bararejeta, bava ngo mugende mukurikize ibyo. Tena twebwe tugirute uwo mwavoka nayo nashatse. Izo dokima zose murazifite, izo baje barojeta byose turabifite. Uwo mwavoka arangije ajya Kigali, ajya kujura mu Cour Supreme kubwa busobanuzo bamuhaye. Arangije aza kumenyesha muzeyi ko yajuriye. Bo bakimenya n'uwo muwisiye ko biri mu rukiko rwa Cour Supreme, banamesha umuwisiye waje kumusinyisha. Arahari mwamuhamagaye yaje gusinyisha muzeyi hano. Muzeyi aranamutuka nabi cyane uwo mumama yabivuga. Arangije bahita bajya kubigusha. Sasa mu bwihishwa niko baje guteza hano cyamunara 27 millions, inzu iri mu valeur hafi ya 5 millions. Namwe inzu mwayibona umuntu ayigusha 27 millions, ariko nuko ziko we atayiruhiye. Ntazi agaciro k'inzu, ntazi kugura umufuka wa sima, ntazi nicyo. N'ikindi tubasaba twebwe nk'ubuyobozi, ngewe papa nge yarambyaye, je suis reconnaissant ko yambyaye. Icyo nsaba ubuyobozi ndawusaba kwimeza, ndabasaba kudufasha kumuvuza kuko twebwe tubona papa wacu afite ikibazo. Nabo mushobora kuzakora iperereza mugasanga twagezeyo baratwirukana twese ko twari twazamutse. Twebwe byaba bibabaje kuba inzu, murabona iyi ni inzu nini, n'indi nzu ya kabiri, hari n'indi nzu ya gatatu. Inzu ziri hano mu ipariseri ifashe ku mihanda ibiri, ubwo ishobora kuzarangiza kuzuzura neza ziri gukabaka muri miliyoni 100. Umuntu se utarayiruhanye ngo miliyoni 27 ni kibanza, si kibazo. Ikibanza kigura miliyoni 20, none inzu izi nzu zagura miliyoni 7. Bakimara kuvuga ko bari mu kuburana nawe, nge naravuze nti se birashoboka umuntu aburana ikibanza atahawe? Ntabwo bishoboka. Umuntu aburana ikibanza yahawe, naho ikibanza wagihawe n'umugore. Ubu mugiye naho ngaho muri ya ministeri aduhezaga ibibanza amazina ne mwasangamo y'umugore. Umugore ni wajyagayo, ni wahawe ikibanza byose, n'amabati bakagombye kuyamuha icyo gihe yubaka vuba kuko se baduhaye amabati. Nuko yageze agahagarara, inzi gahagarara, ariko yaza gushyiraho akashyiraho ibiti ya hejuru abarabonye n'amabati. Baduhaga amabati 30, icyo gihe we yabujijwe, yabuze bitewe nuko atari yazamura cyane ngo igere hejuru, kuko nabo bagororwa bayubatse barahari banabashaka ntibabura numwe. Igice cya mbere kuko umugore agiye iri muri rento, n'ugutabara abana umugore niho bashyizeho. Nukubarimanganya icyo gihe nawe urabibona. Muri iki gihe umuntu ntabwo yakubaka inzu ngo ayuzuze, inzu igere kwiniviriho nurangize ngo igurishe miliyoni 27. Byonyine byakugaragaza ko inzu utagize icyo ishyiraho.